Bavandimwe dusangiye urugendo rwo kwizera, muraho neza. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi ndaje mbasanga n'inkuru nziza. Mbafitiye amagambo y'umutima w'Imana. Ubutumwa buturutse mu ijuru. Hari umuntu ureba iyi video cyangwa wumvira ijambo ugomba kubwumva neza. Uri umuntu udasanzwe. Ntibikira amagambo yo kwinezeza, si amagambo yo kuguha akanyamuneza k'akanya gato. Hoya, ni ukuri. Ni inkuru ihamya ishingiye ku mpano Imana yagushyizemo. Waremwe mu buryo budasanzwe, ntawe usa nawe. Uri uw'agaciro, uri imbuto y'Imana, uri udasanzwe. Ngwino twicare gato tuganire. Uri udasanzwe kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27 haravuga ngo, nuko Imana irema umuntu mu ishusho ryayo. Ibi bivuze ko ufite ishusho y'Imana muri wowe. Imibereho yawe, umutima wawe, ubwenge bwawe, byose byaratekerejwe neza n'Imana ubwayo. Si impanuka uriho, ni umugambi w'Imana. Iyo witegereje uko uteye, aho wavuye n'icyerekezo cyawe, ubona ko Imana yagushyizeho ikimenyetso cyayo. Wenda ntiwiyumvamo ubudasa buri munsi, wenda isi ikubwira ko ntacyo uri cyo, ariko ndakumenyesha uyu munsi, Imana iyo iguteye ijisho ibona igikorwa cyayo kiruta byose. Uri udasanzwe kuko ufite umugambi w'Imana. Yeremiya 29 umurongo wa 11 haravuga ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Uyu mugambi si uw'abandi gusa, ni uwawe. Yego, wowe ufite umuhamagaro, ufite impano yihariye. Hari ikintu Imana yashyize muri wowe nta wundi muntu ku isi ashobora kukigira. Ntabwo uri hano gutembera gusa, uri mu rugendo rw'ijuru ku isi. Icyo urimo gutekereza nk'ikibazo, Imana yagihinduye uburyo bwo kukugira uwo yagennye. Waba waraciwe intege, warababaye, waratereranywe, ariko ndakubwira ngo iyo nzira urimo ni ugutegurwa k'ubwiza bwawe. Uri udasanzwe nubwo waba ufite intege nke. Wenda wibwira uti, ariko nakoze amakosa, nta mbaraga mfite ibibazo. Ariko ibuka, imbaraga z'Imana zigaragarira mu bugwari bwacu. Urwandiko rwa 2 Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9. Ntabwo Imana igukoresha kuko uri mwiza cyangwa udafite intenge, ahubwo igukoresha mu cyiciro cy'intege nke zawe. Iyo watakaye ukongera ukiyubaka, iyo wababaye ukongera ugahaguruka. Nuko uba udasanzwe. Uri udasanzwe kuko wahagurutse nubwo wagwaga. Iyo niyo ntwari nyakuri, iyo niyo nshingano y'uwizerwa. Uri udasanzwe kuko Kristo ari muri wowe. Niba uri muri Kristo, Bibiliya iravuga ngo umwuka wazuye Yesu mu bapfuye uba muri wowe nawe. Abaroma 8:11. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko imbaraga zo kuzura, imbaraga zo gutsinda urupfu, imbaraga zo guhindura amateka ziri muri wowe. Nta kibazo kidashobora gukemuka, nta kibaho kidashobora kurangira iyo ufite umwuka wera uri mu rwego rwo hejuru. Ntacyo wabuze, ntacyo ubuze, ufite byose muri Kristo. Abantu badasanzwe ntibahora biyumva nkaho ari abadasanzwe.
reka mvuge ukuri, wenda ntiwumva ko uri udasanzwe buri munsi, wenda hari igihe utera intambwe ugashidikanya, hari igihe ubura abantu bakubwira ko uri uw'agaciro, hari igihe ucika intege, ariko ndakumenyesha, ijuru rirakureba, Imana irakureba, Imana iragukoresha. wowe wumva ntawe ukwitayeho, ndakumenyesha ko Imana ikwitayeho. Iyo ibona umwanya wawe wo gusenga irishima, iyo uhaguruka nubwo ubabaye irakwemera. Reka umucyo wawe umurikira abandi. None se ukwiye gukora iki? Ntugahishe impano yawe, ntugatsindwe n'ubwoba, ntugacike intege, ntugapfe kwakira ibyo isi ikuvuzeho. Yesu yavuze ati, nimureke umucyo wanyu umurikira abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bashime So wo mu ijuru. Matayo 5:16. Tangira kwatura neza, tangira kubaho nka wa muntu Imana yabonye ko ushoboye. Gabanya gutinya, wongere kwizera, kora nk'umuntu udasanzwe. Vuga nkawe, senga nkawe, ukorera Imana nkawe, ukunda abandi nkawe. Ijambo risoza. Ubutumwa bw'uyu munsi bwari ubu: uri umuntu udasanzwe, uri uw'agaciro, uri uw'Imana. Wemere icyo Imana ivuga kuri wowe, si ibyo abantu bavuga. Hinduka ube uwo waremwe kuba. Imana iri mu ruhande rwawe, urugendo rwawe rugiye gufata umurongo mushya. Kwizera kwawe kuratangira gutera imbuto. Igihe cyo guhisha impano kirarangiye, igihe cyo kwiyakira kirageze. Nubwo waciye mu bigeragezo, uri ukomeye. Urabyumvise? Bivuge cyane uranguruye uti, ndi umuntu udasanzwe kubera Umwami Yesu. Murakoze cyane. Ntuzibagirwe gukanda like, gukora share no kwandika muri komenti ngo ndi umuntu udasanzwe. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.